ntabwo leta cyangwa se ipolisi yagerageje wenda guhangana nabo mu buryo butandukanye. Yatinye noneho ntabwo ari bya Mm. yatinye population nyine abayobozi ba civile nibo bagiye babereka ibintu babereka uko bimeze, bisa n'ibicogoye. Iyo yamanutse yamaze kubimenya ibatega igico, urumva haruguru yakubise uwo hepfo arakubita, basi gusubira inyuma ntabwo byari bigishoboka. FDLR barakubara ko haba haguyemo 95. Mwongeye kwirirwa mahombe. Yego mwiriwe. Hanyuma rero twongeye kwinjira mu makuru. Aho ngaho byifashe bite? Twebwe tumeze neza hano, nta kibazo rwose, turabona ikirere kimeze neza. Aho ngaho ikirere kimeze gite? Hano ikirere hano imvura hafi iri kugwa. Imvura iri kugwa? Birahari kabisa. Hambo duherukana rero tubwira ko ibintu hamwe na hamwe mu bice bimwe na bimwe ibintu byaba bitifashe neza, birumvikana ni Masisi cyane cyane. Muri iyi minsi niho tuba twumva ko ibintu nyine bikomeje kugenda bikomerera cyane, nubwo n'imirwano ibera za Rucuru, ariko cyane twumva ko igice cyugarijwe ari teritwari ya Masisi. Muri iyi minsi nyine kuva M23 yafata Rubaya, aho nabonye banasuye ba General Stone Emmanuel Makenga n'abandi bayobozi nyine bo muri AFC na M23, ariko kuva yahafata nyine byarushaho kugenda biba bibi cyane, niho hari kubera imirwano ikomeye. Rero kare batubwiraga ko nabwo bitifashe neza, abarundi bahuriye n'akaga gakomeye ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Ubu noneho kugeza muri amasaha hahindutse iki? Niba hari agahenge nyine watubwira uko byifasha aho ngaho, n'andi makuru yabavugwa aho mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hari cyane hano byari byongeye byabaye nabi, aho bita ibicumbi. Ndakumva neza. Ibicumbi niho wavugaga ko bitifashe neza? Ibicumbi. Yego. Niho habaye sharing, bose bari bari guterana amakompura. Ubwo bigera igihe bose ntawahagurutse ngo asatura undi hasi, ni ukurasana mu makompura. Bigera igihe ariko ubu byatuje, ariko haguye benshi kabisa. Haguye benshi cyane? Abo byafataga byatikuraga, ndetse n'ibintu icumi habereye mu bintu by'agatangaza. Ubwo twavuga ko uruhande rwibasiwe cyane ari uruhe nyine abatakaje abarwanyi birumvikana, cyangwa se abasirikare. Uraza kutubwira niba no ku ruhande rw'abasivile niba hari ababa bariguye muri iyo mirwano? Cyane hari rero ubona batikaguraniraga cyane, abasivile burya bahacitse cyane. Urabona M23 cyane hari akuntu yitegera imisozi. Gusa ntibari hagati yabo bose ntibari bamenya, bari bapoteza n'ubu, kuko ngo baracyari byo gutera birebire cyane, bari kubabwira kamwe. Iyo imirwano n'ubu ko bavuga iracyarimo haracyumvikana amasasu, ubwo nubwo bidakaze nk'uko byari byifashe mu masaha yashize. Ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze mu gitondo, ariko ubu ngo binarimo tu. Uruvuga ngo rero mu makuru ufite, abasivile bamwe bari bavuye mu byabo ukurikije uko ukomeje kugenda ubyumva? Kuko biba bimeze ukundi, bitewe n'ubwo urumva biriya bintu ukuntu biyomba, bagomba kugira ubwoba. Niyo mpamvu bagiye bamwe bahunga. Bandi urumva ko bahagurutse aho bitinya Gakoma, FDLR iza yarunguriwe. Ubwo nikoresha shabinye niteye ubwoba, nabo basigaye nabo basunika bajyanayo. FDLR niyo yari yiganje ubwo ngubwo? Si yo burya ibenya Gakoma cyane si. Ubwo twavuga ko ariho baherereye nyuma y'uko bavuye za Rwindi, za Nyanza, za hehe muri icyo gice naho hari abarwanyi benshi ba FDLR? Barahari cyane, rega ni benshi, barakwiye hose. Barakwiragiye hirya no hino kabisa. Urumva rero tena hariya mbese naho habariye mu nda, bitewe n'uko bari bahafite ubutunzi. Urabona barobaga, bagiraga bate, nibo byarebaga, abaroba bakabaha amafaranga. Ukumva nibo bari bashinzwe icyo kiyaga. Kandi koko hari ikiyaga gifite ibintu by'uburobyi buteye imbere buri hejuru cyane. Urumva rero nicyo barwanira cyane. Rero twavuga ko mu byo biri gutuma habera imirwano cyane, no na FDLR nayo ifite uruhare cyane ko yahakuraga ubwo butunzi.
none cyane rigabara bose ibyo bakoresha ninda barwanira ninda ubu rero kugeza ubu abo yaba aba FDLR yaba Wazalendo cyangwa se n'abandi bari gufatanya n'ubwo bari bo biganje bari kurwanira bari hafi na hafi cyangwa se bari kurasanira mu ntera ndende oya bari ni intera ndende ntabwo bari kurwanira hafi na hafi rumwe barwanira hafi na hafi bamwe baciye ubutaka bakarwana niyo mpamvu bari guterana bari hirya bari kure ako gace ka Vicumbi ni agace FARDC yigambye kuba yigaruriye cyangwa se yisuje binatangazwa na Jean Pierre Bemba, minisitiri w'ingabo muri Kongo, n'abandi banyacyubahiro barimo na Patrick Mayani, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, bavuga bati Vicumbi twasubije mu buryo budasubirwaho na Kibirizi, ariko none hongeye kugenda habera imirwano. Rero nabyo urumva biteye urujijo, hongeye kubera imirwano gute? se FARDC niho yari ihari? oya yagiraga ngo ibatsimbura aho ntabwo yari hari pe n'ubu kandi ntabwo ibatsimbura bihagazeho pe ni ukuvuga ngo byari yatangaje ko yahisuje n'ubundi ntabwo byari byo, niyo mpamvu wongeye no kubera imirwano. oya ntabwo byari byo rwose kuko ntabwo nawe urabyumva nyine habaye imirwano ndetse habaye imirwano iturutse ubwo rero usibye nyine aho ngaho muri icyo cyerekezo muri icyo gice iyo za Vicumbi, twavuga ko ahandi ari kumvikana umutekano muke ari hehe? Ahandi byifashe bite nyine mu bice tuba tuvuga bisanzwe biberamo imirwano mu buryo butandukanye? ahandi ureba ni hariya bita muri Kobokobo uzamutse ugiye kugera i Mushaki, naho habereye akantu FDLR zazamutse na FARDC iriya koalisiyo yose bazamuka, kuko urumva hari igihe bazamuka bati M23 ni bakeya turabakubita. ubwo bazamutse bagiye kwinjira Mushaki basanga abahungu babateze igico babakubise bya bindi byemerewe, bindi bitari ibyo gukinishwa rwose, ku buryo bizabaha isomo. aho ku isomo rya gisirikare numva rwose kuko barabonye aba FDLR barakubara ko haba haguyemo 95 ngaho muri FDLR gusa uko babibara, kuko babateze igico bisanze murambuje, babakubita ibintu byo kugira byo kubatwika gusa tu amaye ko babacanyeho umuriro, babacanye ngo umuriro muri aya manywa. aho naho rero FARDC nako iryo huriro ryabo nibo bari bateye kuri M23 cyangwa M23 yagize uruhare mu kubagabaho igitero? aho ngaho ninde wagabye yabaye mu 23 cyangwa se iryo huriro FDLR iyo bo no kutumbiye bo bazamutse bikoze ko bagiye kwikubitira i Mushaki. yego urumva rero M23 ibintu isigaye ikora ni bake, iyo yamanutse yamaze kubimenya ibatega igico. bo numva ngo bakoresha ikintu bakoresha no gushakisha amakuru n'udukuru yiberamo, kuko nta urumva rega bahanganye guhangana uje benshi abarana benshi birumvikana cyane babatega igico gusa nta kindi, kandi iyo bateze igico urumva ngo basimuke rega barabica cyane. ubwo bagiye rero urumva n'ahantu h'imihanda igize, bamwe bagiye umuhanda wa ruguru abandi bagiye wo hepfo, babagoteramo hagati. yego urumva haruguru yakubise wo hepfo arakubita, basi gusubira inyuma ntabwo byari bigishoboka, guhindukira byari ingorane naho ngo bakoreho icyitwa nk'uruziga, niko twavuga. niko banavuze ko bakorera uruziga. ni uruziga rwose bagiye kwishiduka bari muri ni inyuguti bita yihera. sinzi nanjye ko bajya babivuga niba ari iki, basanze ndani ntaku kandi ko byabaye n'umanitse bamwarije ngo noneho ngo bakuyemo imigaryo nabo ngaho nta byo kumanika ngo kumva. abo rero abenshi bakaba ari aba FDLR bahasize rero umutwe nibo bari bazamuye nibo bagiye barunguriwe.
icyo gice cya Mushaki se na muri ibyo bice by'icyerekezo cya Mushaki hari aho FDLR naho yambuwe ku buryo twavuga ko mu byo yarwaniraga naho ishaka kuyisubiza? none se suzi hari aho se yakontorolaga iyo hose hafi ya hose amasisi yari yayo yose na za Rugibarega hari hose hari ahabo bya bice byose mbega ni ukuvuga ko si Nord Kivu yose yari yabo ahenshi nibo bahasoreshaga. Yego urumva hari n'abavuga bati FDLR yabiri gushakisha ukuntu yabone birindiro bisa naho bishya nyine bikuru. Nyaye nagiye numva ko Muho yakoreraga hari birindiro bikuru na Rwindi irimo nyine aho yambuwe na M23 kurunga ari iri kugenda ihakontrola cyangwa se agenzura, bakaba ngo barimo kurwana bashakisha nibura ahantu baba bafite ho gukorera ibyanyabyo. Bo bashaka wenda niyo bagira ahantu baruhukira wenda hari n'umwaka umwe none aho bajya kugera hose babirukaho. Ukumva rero niyo mpamvu abaturirwane mpaka gushira. Niyo mpamvu nabo barwana nk'abiyahuzi. Barwana nk'abiyahuzi rwose. Ako nabo bari gushira bigo yabo. Aho ngaho rero urumva hapfuye abo bantu barenga 90 muri ibyo bice uko biri kose n'abandi bahakikije babahungabaniye. Amakuru ugenda ukurura abahaturiye nubwo wenda baba barwana mu mashyamba cyane cyane birumvikana ntabwo bagiye mu bari mu bice bituwe, ariko abakikije amakuru kuri byo byari bifashe bite ku baturage baho? Urumva abaturage baho bagiye bacika bajya hirya kuko yari hegere hafi ya M23 bagiye bacika bajya ruguru ya M23. Bo bagiye bajya ruguru uko ntabwo basubiraga Sake te numva ko bigoye naho hari umuriro Sake naho umuriro kwambikana. Sadek yarahiye nayo Sadek yarasinye hari rwose tugomba kuhavanamo nayo. Naho batubwira ko muri iminsi ari kubera isibano rikomeye cyane hagati yabo bombi. Urebye turukurebye leta yahagurukiye cyane rwose mugiye bukore byose no kwihagararaho naho ubundi yari hagurukiye ariko byo bitoroshye kuko yaturutse impande zose ku buryo tena dusubiye nka hariya agace araho hariya hirya muri kari gacira ko kanyibagiye araho M23 inyuma naho ni muri Rucuru ni muri Masisi akantu izina nabyo aragiye bigora umuntu uraza guhashakisha urabona araho yasubiye inyuma imaze kumenya inkuru ko bari gushaka umuhanda wo kwinjira hariya mu mabuye hariya nibwo ni hafi ya Rubaya n'ubundi ubwo subira inyuma niba ari bya gisirikare ababimenya ariko ku muntu ureba nyine ureba z'ubwenge wareba yuko babona ko ari bakeya ko barebye nabi Rubaya bayiyaka ahubwo ndi kubona bagiye gucunga agace ka Rubaya uko basubiye inyuma babaye nk'abasubira inyuma berekeza aho Rubaya iherereye. Mu bundi se Rubaya ubwo ye ntiza gusembura ibintu kuko nyine kuba n'abari abayobozi bakomeye bayo bayahasuye nabyo ntibyasaza igisirikare cya leta kubona ko noneho ibintu byarangiye bamaze kwemeza intsinzi. Urabona nyine nabyo nibyo nanjye ukubwira basuye hose ubuce bwose babwemerera imihanda babwemerera amavuriro babwemerera amashuri. Uri kumva ibyo byonyine byatuma bagira umujinya. Ubwo no ngo muho basuye harimo ntabwo ari Rubaya gusa bahereza Rucuru hose na za Gicanga hose ntaho batagiye bagera. Mu byo babwira rero harimo kubizeza ibi bikorwa remezo bitandukanye dore ko maze iminsi mbona bari kunenga leta bavuga ko ari ibice byegerewe amabuye y'agace ariko ugasanga nta bikorwa remezo ngo nta mihanda nta kintu. Urebye nta nicyo gituma uriya mugabo nawe agira umujinya koko nta mihanda yari ihari none urumva bagihere ko bajya bati tugiye kubakorera imihanda ukumva rero nawe ntawe ari wowe bagira akantu wagira akantu nyine kugira ngo inyeshyamba zivuge isi yose yumve ko arizo zitangiye gukora ibikorwa byiza
inyeshyamba zikora umuganda zigire gute? byarakunaniye rukumva se batagira akantumwa nayo urumva bishobora kuzamura umujinya hariya haruguru bakamanukana amabomba adasanzwe. umujinya byawugize nuko ari kuwugira. hari uriya mukoroneri wari uyoboye rw'intuza Bicumbi yatumijwe. Atari Kabundi? oya, hari undi mukoroneri wari uyoboye nawe Bicumbi nawe yahise atumizwa. nawe yatumijwe kandi none bose ko bashirikisha sabo bamayanga na Kabundi aravugwa biragenda biturugama none. uwo mukoroneri agiye kugenda ngo bakurikiye nawe yatumijwe. uri kumva rero uwo mujinya afite ndetse buriya ahubwo bazarwara umutima bazumva yaguye. uriya Gisekedi kabisa. Okay. Aho rero urumva ntago byoroshye mombe ku mirwano. Sinzi niba ari amakuru avugwa wenda nka za Goma watubwira naho ho gatoya tugenda tunasatira nyine umusozo. Goma urabona haruguru iriya nkambi ya haruguru harakati indi nkambi iri haruguru niho bakoze imyigaragambyo abamotari. Ni Mugunga ni oya ni ruguru y'ikibuga cy'indege gana hariya hari indi nkambi hari indi nkambi ni Munigi ni he? nani hara muri Munigi tu. Okay, Munigi. hari abantu bakozeho imyigaragambyo rwose abamotari bitewe n'umuntu wiciwe aho ngaho mu nkambi. Ngaho abamotari birara mu mihanda rero? birara mu mihanda barafunga imihanda ibiki n'ibiki bashyiramo amabuye. ubu kuri uyu mugoroba niho bisa n'ibicogoye. Yego. ibyo nibyo byiriwe hariya. Ntabwo leta cyangwa se ipolisi yagerageje wenda guhangana nabo mu buryo butandukanye? yatinye noneho ntabwo ari bya yatinye population nyine abayobozi ba civile nibo bagiye babereka ibintu babereka uko bimeze bisa n'ibicogoye. naho ntabwo umupolisi ari hariya bamukuramo umwuka. ntabwo byoroshye. ntabwo byoroshye ariko ngo bimeze nabi. bimeze nabi unagiye uri umuyobozi ukagenda ngo uri umuyobozi urikugira ute bagukindura. ubwo nuvuga ngo Igoma umuntu wese no kugendana urwikekwe no kugendana ubwoba bwinshi. ni ukugenda wicengera. ubundi iyo ugiyeyo ni ukugenda uba ndapfa ndakira. nawe mwese kugenda nubwo bari kure na kure ntabwo babyoroshye. uraryama niyo uryama uvuga ngo hari igihe bari buze kukwiga nuko nibyo. ntabwo byoroshye rero aho ngaho nyine ni amakuru nyine abagenda havugwa ariko nyine birumvikana ko abantu batorohewe aho rwose utabangamiwe n'imirwano ikomeye cyane abangamiwe n'umutekano mu kiyo za Goma atari Goma aho ngaho na za Sud Kivu twumva ubwicanyi bwibasira abaturage baho mbese urumva ko ntabwo byoroshye mu burasirazuba bwa Kongo rwose Mahombe nibyo bavuga ngo ni hatari. Reka tugushimire cyane ukomeze kugenda dukurikiranira nyine amakuru ureba uko byifashe. sawa murakoze.